umuririmbyi yarabiririmbye ngo kuri iyi si ntabwo ariho iwacu ahubwo iwacu ni mu ijuru. Iyi si iby'iyi si ni gatebe gatoki, nta muntu n'umwe uri ku rwego rwo kwirahira ko iyi si yamuhiriye, kuko uyu munsi ubuzima bumeze neza ariko ejo bukamera nabi. Ubuzima nta forumire bugira bugenderaho izwi, buratugora. Uyu munsi ibintu biricurika ejo bikicurukura, hari umutwe hakajya amaguru bigasimburana. Nintangira mvuga aya magambo nkaya nyine urumva ko ntabwo ari amagambo meza, ni inkuru y'akababaro twakiriye cyangwa se tumaze iminsi twakiriye. Nitwa Bikemu, dukunda kubana hano kuri Evangelizo Romande TV. Nshuti mudukurikiye rero, aka kanya turi hano i Remera mu mujyi wa Kigali, turi kuri ADPR Remera, aho twaje gukavaringa cyangwa se kubagezaho iyi nkuru y'akababaro, ariko kandi mu buryo bw'umwuka akaba ari inkuru y'umunezero ko umugeni wa Kristo yatashye. Uwatashye yitwa Tuyishime Anne, Madamu Ntirenganya François. Ni umuririmbyi muri korali Abahetse hano kuri ADPR Remera, aho twaje kumusezeraho. Tuyishime Anne ni umumama wari ukiri mutoya rwose. Tuyishime Anne ni umumama wari ufite imyaka 32, akaba asize abana 4, ndetse muri abo bana 4 harimo uruhinja rw'ibyumweru 3. Tuvuye rero gufata umubiri we CHK nk'uko muri kugenda mubibona muri aya mashusho, ndetse tukaba twamaze kugera kuri ADPR Remera hagiye gukomereza imihango yo kumuherekeza cyangwa se kumusezeraho. Hari amakorali hano i Remera, hari korali Abahetse umugeni wa Kristo yahagurukiyemo. Turaza kugenda tubagezaho uko uyu muhango uza ugenda mpaka twinjiye mu rusengero, tuvuye mu rusengero ndetse tugiye no kumushyingura. Kankuni kugerayo sigatuye dukomereho gufata cortege shabuya nira moto yacyo kunye konda gufata
najyanywe n'ingoga nanjyuko niko nzava mu isi ubw'ibyago byose bizaba bishize ariyo ibyago byose tuzahoramo Yesu ni ugira amahoro urupfu n'ibyago ni ubitsinda abasha kubugingo budashira impumyi zigira zabarengera muze mwese Luka
tubwire ijambo ry'Imana dukomeze imitima muri kano kanya kugira ngo tuze no kujya umwanya gusezera tujya tuza kubona ku rusengero masaha mwene data rero asenga Imana ubundi bakire mwarimu atubwire ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Mana ishobora byose, turagushimiye. Dushimiye kubw'umwanya uduhaye, Mana ntuhabwe icyubahiro. Dushimiye ko umugambi wawe utangaje kandi ubuntu bwawe bwose busaga. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Muri aka kanya duhamanya imbaraga z'Imana. Ukabura w'Imana bwazanye kandi ategeke. Ukawera kandi imbaraga z'umutima. Mana dusengera umwigisha ugiye kuvuga ijambo ryawe. Imbaraga z'Imana zibe kuri we. Ukawera abane nawe. Muri izindi imbaraga muri uyu mwanya. Imbaraga z'Imana ziganza ahantu. Buri wese yongera kubona ibintu bishya. Abantu natwe twiga aho dutangiye kugeza twisoje. Dusabe twizeye kubikora. Mu izina rya Yesu natanga gusa. Haleluya. Yambura amaboko y'Imana y'icyubahiro. Abagifite umwuka w'abazima bagihumeka umwuka muzamure ibiganza by'Imana yacu icyubahiro. Ndabona ntabwo byoroshye kwigisha mu gihe nk'iki ngiki, ariko nk'abakristo murabizi iyo byagenze gutya tuba dukwiye kugaragaza ibyishimo cyane iyo dufite amakuru y'umuntu, uwo muntu utashye dufite amakuru cyo ko hari icyo Imana yamuvuzeho kuko umugeni aba yatanze. Haleluya. Hanyuma ku batabimenyereye twebwe mushobora kwibaza ese kuki umuntu apfa bakaririmba, kuki umuntu apfa bagacuranga? Ni ukubera ko Kristo aba yatwaye umugeni wiwe. Rero kandi ntabwo tuba dukwiye guheranwa n'agahinda kuko tuzi ko uwagiye abasinziriye. Niyo mpamvu nubwo turi mu isi tutabura kubabara kuko uwacu dukuwemo, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba guhora twishimye mu byago no mu makuba. Reka dusome rero ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice byaho umurongo waho wa 8. Yesaya ibice byaho 25 tuhera ku murongo wa 8 dusome n'uwa 9. Haravuga ngo kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo izagikura ku isi hose. Uwiteka ni ubivuze. Amen. Uwa 9 nuko uwo munsi bazavuga ngo iyi niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza. Uyu niwe Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimira agakiza ke. Amen. Haleluya. Barokore haleluya. Amen. Tusomye rino jambo rivuga ngo kandi urupfu azarumira bunguri. Turi hano twaje guherekeza Anne Marie, ariko twese turabizi ubuzima turimo bumeze nka taxi, kuko iyo umuntu ari kugenda iyo ugeze aho uviramo ntabwo ushobora kuharenga byanze bikunze, uvamo kandi abandi bakagira gute bagakomeza. Ubuzima rero turimo bumeze nka tagisi tugendamo, umuntu wese afiteho aho azaviramo. Kandi turi hano mu isi turi abagenzi kuko ubu buzima tubayemo bujya bugira iherezo. Kandi iherezo nta rindi, tujya turirimba tukavuga ngo ijuru ryahumuye, ariko nta kundi ijuru tugomba kurigeramo nuko tubanda tugaca muri iyi nzira y'iki yo gupfa. Ariko ngo urupfu ngo Uwiteka azarumira bunguri. Haleluya. Hari igihe tuzaba mu buzima bw'iteka butazongera gupfa. Ubushize narababwiye turi ahangaha ndababwira ngo igihe kizagera twishime ku rupfu, turubaza ngo warupfuwe, urubori rwawe rurihe, ubutwari bwawe burihe, kunesha kwawe kurihe. Mu by'ukuri nubwo bimeze gutyo, nubwo tubura abacu tukababara tukaniheba, ariko ngo Imana izahanagura ku marira, izahanagura ku maso y'abakiranutsi, izaduhanagura amarira twaririye muri iyi si tubitewe n'iki, tubitewe n'agahinda no kubura abacu. Ariko hari igihe kimwe tuzabana ubudatandukana, nubwo tugera gutya ukaburi kumwe n'umugabo akagucika, ukaburi kumwe n'umugore akagucika, abana bakagucika, ariko hari igihe kimwe tuzabana ubudatandukana aho no tutazongera kurira. Haleluya.
Imana ibaho umugisha kubwo kuza ahangaha. Ibi byose biberaho iki? Biberaho kugira ngo bitwigishe kandi bitume tuba maso, tumenye ko na urutwaye animal nawe ejo rwagutwara. Ariko se nimba urupfu ruje, iherezo ryawe ryabirihe? Nibyo nahoza ndi kubabwira, ndababwira ni twebwe iyo umuntu apfuye ntabwo tumusabira ngo tuvuge ngo tugiye kumusabira misa ngo kugira ngo Imana ngimwakire, oya, ahubwo dukora ibyiza tugifite iki uburyo. Ahubwo iyo twaje ahangaha tuba twaje gushima Imana, tuvuga ngo Imana ishimwa ko yatwaye umugeni wayo. Ubu rero Anne Marie yamaze kugenda yicaye mu gituza cya Abraham. Hari n'abandi benshi bapfuye bategereza umuzuko. Uwo muzuko nuba nibwo Imana izahamagara amazina y'abera, natwe twumva ijwi ryacu niturangiza tugire gute? Twitabe. Haleluya, haleluya, haleluya. Muhumure, ni muhumure abera tuzataha. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, aravuga ngo ariko nuko narabona Yesu, aravuga ngo hazabaho igitondo kimwe ngo niko tuzongera kurira ukundi. Anne Marie yagiye, uba aranezerewe ahari, aratuje. Ahubwo ikibazo ni twebwe abasigaye. Ese twebwe dusigaye dukuyemo iriye somo? Ese Imana ivuze ubu ngubu nanjye nagenda? Ese Imana ivuze nanjye nakumva ijwi narangiza nkitaba? Cyangwa se mfuye imirimo yamerekeza niyi? Twagiye twumva ubuhamya bwe, twumva uburyo yagiye akorera Imana, agifite uburyo, agifite umwanya, uburyo yagiye akiranuka, yajya muri korari agira guta. Ariko se ubu wowe imirimo yawe uramutse upfuye yakubera myiza? Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo izagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Nibyo rero mbabwira nti abari kuramurarira koko nibyo, ariko hari igihe kimwe Imana izahanagura amarira y'abera. Amen. Twese amen. Haleluya. Ntabwo mushobora kubyumva, ariko twari dukwiye kuririmba tukanezerwa kuko wacu yatashye yageze. Ubu ngubu yaruhutse imiruho n'imihati, nuko umwuka vangu yego baruhuke imiruho n'iki n'imihati, kandi imirimo yabo igenda igize gute ibahereke. Ni byiza nukurira, turi kurira, ariko noneho nubwo twarira turira twibaza tese twebwe ko turi kurira ubugingo bwacu bumeze neza. Ese Imana kuzahanagura amarira ku maso? Hari amarira Imana izahanagura n'aya ngaya yo kubabara agahinda kakatwica. Ariko impamvu turira ni iyihe? Ahubwo tuba dukwiye kurira twibaza ngo twebwe dusigaye, tukaba dusigaye muri iyi si. Ese twebwe ahari ko twamaze kumva ubanya bwa mwene data akaba yaranatashye Imana yamuvuzeho, ahari nanjye ninjya gupfa Imana nanjye izanangira ubuhamya ivuga ngo umukiranutsi wanjye ndamucyuye. Imana itugirire neza. Ariko ibi byose biberaho kugira ngo bitwigishe, bitume tuba maso kandi twirinda dukiranuka. Ariko ngo tuzabwira urupfu, turubwira ati warupfuwe, urubori rwawe rurihe, ubutwari bwawe buri, kunesha kwawe kuri. Icyo ni cyagiye tuzaba twicaranye na Yesu, turi kumwe n'ibizima n'abakerubi, tunezerewe, twiyambuye umubiri, twiyambaye undi mubiri udapfa, utazongera gupfa. Nibwo tuzahindukira turebe urupfu, turubwira ati burya cyagiye batubabazaga ukadutwara abacu, turwishime hejuru kuko twamenye amakuru y'uko urupfu narwo ruzapfa. Ariko tuzaba twicaye twambaye ubugingo buhoraho, twambaye kudapfa, ngo tuzarubwira ngo warupfuwe ongera noneho. Haleluya. Twese tuvuga ngo amina, tuvuge ngo urubari rwawe ruriye, aho niho tutazongera kubabara. Nimuhumure, mukomere imitima yanyu. Hari igihe kimwe urupfu tuzarusezeraho, niturangiza turubwira ngo ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera gupfa, kuko umuririmbyi yaravuze ngo nitugera iwacu mu ijuru. Haleluya. Ngo tuzicara tunezere, nibwo tuzahindukira tubwira urupfu, turubwira ngo warupfuwe ongera se, ongera, urubori rwawe rurihe, ubutwari bwawe burihe. Ariko icyo gihe urupfu narwo ruzapfa. Nimwihangane rero, tuzabona abacu bapfanye ibyiringiro. Imana itugirire neza kandi mukomere. Imana izahanagura amarira ku maso y'abakiranutsi. Tugiye gusenga Imana, Imana ibaha imbaraga kandi mukomere, ariko mukomerere mu buntu bw'umwami wacu Yesu.
turushaho kwezwa no kwirinda ibyaha kugira ngo nawe ejo nibirangira ese uzagenda wejejwe, ese ubugingo bwawe uzagenda ujye ku Mana cyangwa se uzaba urimbutse. Imana itugirire neza. Hanyuma rero tugiye gusaba Imana imbaraga, Imana ibaye kwihangana, ibaye gukomera, ariko turushaho kwirinda ibyaha tugendera mu nzira zo gukiranuka. Ubwo rero turi kumwe na mwarimu, reka n'ubundi asenga Imana ayisaba imbaraga. Ari abagize ibyago mwihangane, hari abavandimwe ba Anne Marie, hari ababyeyi be, hari inshuti, twese turababaye, ariko turabwira Faranswa tumubwira ngo tuzabona abacu bapfanye ibyiringiro, kandi nitugera mu ijuru hazaba igihe cyo kumenyana, twongere tumenyane, twongere tumuhobere. Icyo gihe nibwo tuzaba turi mu buzima bwo guhimbaza Imana, urupfu ntabwo ruzaba rwongera kudukanga. Ubwo rero tugiye gusenga Imana adusabire imbaraga, asabire n'iyi miryango yabuze uwabo, Imana ibahe gukomera, kandi natwe nk'itorero Imana iduhe gukomera, turushaho kuba amaso tunirinda ibyaha. Karibu Yesu abaho umugisha. Imana data wa twese, haleluya haleluya. Imana idakiranirwa, asante Baba, wowe Imana ikora ibyo gukiranuka gusa. Ijambo rya rivuga ngo kubera ubwiza ufite ntawe uzi imyaka umaze. Uri Imana yahozeho, n'ubu uriho kandi uzahoraho. Nta Mana yakubanjirije, nta n'izaguheruka. Uraganje mu bwami bwawe. Natwe turasiganirwa kugeraho uri, turasiganirwa gusingira icyo Kristo adufatiye. Turagushimiye kubw'uno munsi Mwami, turasenze ngo wowe nyiri humure ryose, wowe ufite amagambo, ijambo wavuga, umuryango ugahumurika, inshuti zigahumurika, itorero rikagira amahoro. Turagusabye ngo uhumurize abuno muryango ndetse natwe twese twifatanyije na bene data, kuko ariko ijambo ryawe rivuga. Twifatanyije na bene data muri uno munsi. Mana ukomeze buri wese uraha, kandi umugisha abantu baje gutabara, kubera ko ari byo bikwiriye umuntu ukiri ku isi. Turagushimiye ko ubyumvise, umugisha umuja wawe umaze kutwigisha, imbaraga z'Imana zimumanukire, umukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iye abizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira, aho tuzimuka mw'isi tugere iwacu, aheza twubakiwe n'Umukiza. Ku Mana yacu hari amazu meza, yubaka mw'isuku tutarabona. Niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahora. mujye mukomeza, murajya musezera iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahora. Iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahora. Yesu niwe ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ntibubitsinda, abashaka ubugingo budashira.
nimumwizigira zabarengera muze mwese dushengerere mw'ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengerere tuzimana n'umukiza Yesu ni ugira amahoro meza urupfu n'ibyago ntibubitsinda amasaka abashaka ubugingo budashira nimumwizigira zabarengera muze mwese dushengere abari imbere mugerageze kwihuta ijuru tuzimana muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengerere mw'ijuru tuzimana n'umukiza Yesu ni ugira amahoro meza urupfu n'ibyago ntibubitsinda abashaka ubugingo budashira nimumwizigira zabarengera muze mwese dushengerere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengerere mw'ijuru tuzimana n'umukiza mukomeze umwegere muhana umwanya egera komeza murinzi menyesha igihe iwacu se ni muhero ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma wihangane uzaheruka gukurwaho ni urupfu amen rero mushiki wacu uyu munsi we urugendo yarurangije ariko ibi mureba bidutera umubabaro urupfu mureba ruduhagarika umutima narwo ruri mu bazapfa rero bene data mukomere mwihangane guhagarara mu cyimbo cye ntabwo bishoboka ariko umwami Imana afite uko abigenza hanyuma mwihangane rero urupfu narwo rugapfa turasaba inshuti abavandimwe buno muryango dufatanyije namwe itorero mwihangane ntabwo ari gutya gusa undi muntu tujyana ninde
Irusororo ariko reka dukomeze inshuti n'imiryango tubabwira ngo mukomeze kwihangana iyi si ntabwo ari iwacu ahubwo iwacu ni mu ijuru uyu munsi ukwiye gutekereza byinshi inkuru nk'iyi gusigira iki ese iyo bibaye utekereza iki